Ntangiye mbashimira mwebwe mwese mudahwema kudukurikira umunsi ku munsi. None tariki 15 Mutarama turazirikana umutagatifu Pawulo Eremiti, uwihaye Imana uba ahantu he ha wenyine. Muri kumwe na Dusenge Gilbert. Naho mu kanya. Nk'uko nari mbibabwiye, uyu munsi turazirikana umutagatifu Pawulo. Ubu nta kumwitiranya na Pawulo intumwa. Uwo duhimbaza none ni umwe mu banyabutayu ba mbere. Ubuzima bwe twabushyikirijwe na mutagatifu Yeronimo, wabwanditse ahagana mu mwaka wa 400. Iyo ntwari yabyirukiye gutsinda icyitwa Pawulo yavukiye mu ntara ya Tebayida iri ku mucyamo w'uruzi Nili ahagana mu mwaka wa 228. Yarezwe neza n'ababyeyi be ariko yabaye imfubyi afite imyaka 14 gusa. Yakuze akunda iyobokamana akaba umunyaneza bitangaje. Mu mwaka wa 250 uwitwa Desiyo yadukanye ubugome agamije guhatira abakristo guhakana ukwemera kwabo. Nicyo yashakaga cyane cyane mbere yo kuvusha amaraso. Pawulo wabonaga abayoboke benshi bahakana ukwemera kubera ubwoba, nta mahitamo yari asigaranye kandi yumva anatinye ububabare burenze urugero. Bicaga abakomeye ku kwemera. Yari umuntu ukenga cyane maze ahitamo kwihishaho gusiga ibintu bye cyangwa kwicwa urw'agashinyaguro. Burya ariko rero koko rwaje kare. Hari muramu we wahoraga ararikiye kuzungura amasambu ye. Uwo munyeshyari yacuze umugambi wo kuvuga aho Pawulo yihishe. Pawulo akibimenya yahise ahungira mu butayu, aho yasanze ubuvumo buri hafi y'umugezi n'igiti cy'umuzeti. Yambaraga amashami yacyo, imbuto akazifungura akarenzaho utuzi. Yibwiraga ko azihishaho kugeza igihe abanzi ba kiliziya bazarekerera kwica abakristo cyangwa abemera Imana. Nyamara uko yasengaga niko yarushagaho gukunda umutuzo, akumva ashyikiranye n'Imana by'ukuri. Yikundiye ubwo buzima kugeza atashye mu ijuru afite imyaka 113. Nta wundi muntu yongeye kubona uretse mutagatifu Antoni wahishuriwe imibereho ya Pawulo, akajya kumusura bagahuza urugwiro, bagasenga bakanezerwa. Ubuzima bwe ni budutera inyota yo gukunda cyane Imana n'ibyayo, tugira ubwenge buzatugeza mu ijuru. Mutagatifu Pawulo udusabire. Mbonereho no kwifuriza mwebwe mwese mwitwa ba Pawulo kugira umunsi mwiza w'abazina banyu batagatifu. Amahoro y'Imana akomeze abane namwe. Naho utaha.